turahera ku murongo wa 8. Ku murongo wa 8 aravuga ngo mu gicuku uwo mugabo arashiguka. Mu gicuku ni igice cya 3 umurongo wa 8. Rusi igice cya 3 uwo murongo wa 8. Mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka, abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu. 10. Aramusubiza ati uhiriwe kuwiteka mukobwa wanjye, ineza werekanye none irute iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore naho baba bakene cyangwa batunze. None mukobwa wanjye witinye, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Mwakira amagambo y'Imana. Ndabwira abari online, abaturanyi bazi kurinde. Mbariza umuntu muri kumwe, abantu bazi kurinde. Abo mugendana bazi kurinde. Amen. Muziko mu bintu bimwe Imana idutabarisha ari uko abantu batuzi. Mu bintu bitera Imana kwihuta ari uburyo batuzimo. Ongera umubarize ngo bazi bakuzi gute. Hari abantu batinya ko bavuga ko barushye, baretse bakabivuga bikamenyekana baturiya muntu ararushye. Ko birivuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze, iryo jambo ko riri buze mu bantu babizi. Reka bavuga kuri umugore w'intwari, reka bavuga kuri umugabo wihanganye, bitwaye iki? Haleluya. Aho kugira ngo bakwite umunebwe, ntibakwita umuntu ugerageza agahomba. Haleluya. Aho bakwita ikigwari, ntibavuga ko wirirwa ugenda mu nsengero. Ubundi bakuzi gute? Mumbarize uti bakuzi gute? Ndashaka uza gusubira muri wowe, ubaze wowe ngo bakuzi gute. Hari ibintu duhisha, kandi ibyo bintu duhisha ari byo Imana ikoresha dutabara. Amen. Bazi ko ucumbitse, si ikosa. Bazi ko wabuze inzu, bazi ko ubenzwe 3. Bazi ko amashuri yahagaze, ubundi bazi bati hishura ibintu wanze kwisimenya. Haleluya. Amen. Hari ibintu Imana iri bukore ishingiye abo hanze babizi gute? Bazi gute? Yego. Muri iyi minsi maze iminsi ndi kumva hariho ibarura y'abari abacuruzi imbere ya COVID ubu bahombye. Yego. Telefone iri kugwa ku muntu bakamubaza, barashaka kumenya uriwe. Yego. Haramutse haje uwabafasha uzaba uwa mbere kuko bamenye uriwe. Nibakubwira ngo warahombye, kandi ubu nibavuga ngo warahombye, angahe? Zare 13. Kubera iki? Urashaka kumenya ko wahombye menshi, ko nibafasha bazaguhe menshi. Yego. Ariko ubuhabinyuza umuntu akavuga warabenzwe inde. Wa mukobwa nawe yarakwanze njyewe banyanga bati mu rugo rwarakunaniye inde njyewe. Inde wabikubwiye? Nyine narabyumvishe Mariya bivuga ngo make uretse arambona. Niko Mari wowe kubera iki yavuze ibyo muziranye. Yego. Umbwire ngo va kubavuga, ubundi bavuga ibiki? Hari igihe Imana itabara, hari igihe Imana itabara y'abantu
yabanje guteza urusaku ku musozi, yabanje gutuma abantu babimenya, kuko mu kibazo uhagararamo niho Imana izakura inyungu. Mu kibazo unyuramo, mu kigeragezo unyura, nayo ishaka ko yunguka. Izungukira hehe? Izungukira mu nzu za bariya bavuga ngo burya Imana iramwibutse, burya Imana iramutabaye, burya Imana iramurengeye. Iyo hatari ibintu ushaka ko bamenya, Imana irushaho gukanda. Avuga ngo irushaho gukanda. Ngira umuntu muri kumwe ngo irushaho gukanda. Hari abantu Imana ikanda kugira ngo bisakuze, biturike. Kuri uwo muntu ngo ubaye iki? Waretse Imana ikikorera publicity, ubaye iki? Ubaye iki? Amen. Haleluya. Zishuro nagendaga mvaye kuvuga ubutumwa. Se mbikubwira, nkajya kuvuga ubutumwa nkagenda nyagirwa kuri moto. Haza ahangaha, haza aha, nkajya mpaga. Uzi kubwira abantu baparitse wambaye umwenda wanyagiwe, uje kubabwira Imana itabara. Yego, kuva nabaho uzishuro navuze ubutumwa ntagendana n'umugabo. Kugira ngo biraryoha se ngo yagiye mu kazi, ni na Imana ishimwe bagakagiyemo, ariko uyu munsi aragaparika kaza uzamarira. Avuga ngo kireke kivuge, mubwira ngo kirekure kivuge, munyeganyiza umubwira ngo kirekure kivuge. Muntu nakubwira ngo bakubenze wibirwanya, mubwire ngo sinye mfura. Nakubwira ngo wakennye, mubwire ngo sinde uwanyuma. Nakubwira ngo barakwirukanye, uti singe bigiyeho kwirukana. Siko bimeze? Byo tuvuze urabyumvishe? Nakubwira ngo uri mubi, mubwire uti hari abandi nduta. Niyo utiyubaka se ninde uzakubaka? Nakubwira ko iyo ndwara yakwishe, umubwire ngo wa mbere bamushyinguye umunsi. Hari ikindi? Nakubwira ko babuze priave, mubwire ko n'amageragere barisinzira. Hari ibintu ugomba gukubitisha abazimu bakamwara. Nakubwira ko nta modoka ugira, umubwire ko ikuzanye uyishyuye, kandi umubwire nayo ari uti ni desaveri. Haleluya. Amen. Nakubwira ko ucumbitse, umubwire uti nagize amahirwe. Nakubwira ko utariye, umubwire uti hari ababyiyimye. Nakubwira ko umusatsi wacitse, uti niko nabishakaga. Ko watinze gukora ubukwe, niko nabyifuje. Hari ikindi? Mwiha abazima amakuru. Haleluya. Birageze karitsiye imenye kukijijwe, uvana agakiza ko mu mutima. Abantu bose barisirimukije, amabona agenda. Wambaye nkabo, ugenda nkabo, usa nkabo, urya nkabo. Birakwiriye ko imvugo yawe igaragaza ko ukijijwe. Birakwiriye ngo nuko abanyarukiko ni abakuru. Niba abakuru babizi, abo hasi babizi cyane. Abanyarukiko bose bazi ko uri umugore utunganye. Ndumva kubabwira ko ngiye kugushaka riraba ari ishema, kubabwira ko nzagutwara riraba ari ishema, kubabwira ko uri uwanjye biraba ari ishema. Ndumva nirata ko bose bazi kutunganya. Haleluya. Hari umuntu ugiye gutabarwa mu izina rya Yesu. Hari umuntu wicara uri bwinjire mu itariki ya mbere yatabawe, kubera ko amakuru yatanzwe. Inama y'urukiko yahagurutse, bemeza ko uri inyangamugayo, bemeza ko uzabishobora, bemeza ko utazabakoza isoni. Ijuru riri proud yawe. Vuga ngo ni njyewe. Inama y'urukiko yose, ariko ijambo ryaraneshe yose, ariko icyama ijuru uyu munsi
ibizima bikemeza ko ndi burare ntaba. Inama mu ijuru yaterana bakavuga ngo turumva gutabarwa turi proud. Abamarayika bashinzwe kuzamura no kuza bakababaza ngo murabyumva gute, bati turumva ari proud. Bakagenda mu mitima yanyu bakumva mwese murankunda. Ayiwe, iyi Imana igiye kudutabara ibanza kunyura mu mitima y'abaturanyi, ibanza kunyura mu mitima ya bene wacu, ikabanza ikahanyuza izina ryawe, ikumva komanteri barivugaho, ikumva uburyo barivuga. Imana ikavuga ngo ndumva ndi Deborah kangerebo, ndumva ndi proud yo kugutabara, ndumva ubutabazi nguhaye ntazigera mwicuza, ndumva ikintu ngiye kugukorera ntazigera nicuza, mvuye kutemera. Umva ukuntu ijambo ryavuze ngo mu gicuku. Korera ku muntu umubwira ngo igicuku ntabwo gisanzwe. Ni mu gicuku. Ndumva iri kubwira ijambo banza ntari buryame. Sheri ntabwo ndyama igicuku kirasanga kanuye. Iyo ubuhanuzi buje ngewe ndabwumva. Iki gicuku Bibiliya yavuze ngo iki gicuku. Imana igisanga. Imana ijya kugenderera igicuku kuko nibwo abanyamunwa baba barushye. Abiriwe bavuga baba barushye. Imana igasanga igicuku, igasanga abantu bari kuvuga ngo urera urahambaye, urera uri Imana, urera uratabara, urera urakomeye. Imana iti ko muvuga ngo nera naringiye kwa Deborah mu muzi ngo cacika. Ashaka ngo mu gicuku nibwo abarozi n'abarozikazi, abapfumu n'abakonikoni bashinyika amenyo baba bari gukora. Baba bari kujya hote bagira bati umuhanga ntasinzira. Basanga bafashe amatwi yabo, biravuga ngo nzafata mpiri ibitekerezwa byabo, kuko umenye ko igicuku cyaje uza kubifata. Ufata amatwi yabo, fata amaguru yabo, fata amaboko yabo. Imana nizi isanga bari kujwigira mwe dutabara mwe wone nde wabanize tini Deborah genda unigera. Reka ikintu cyatunanije ni ukuba nyakamwe. Uyu mukobwa witwa Rusi yahuye na nyirabukwe babyumva. Nusoma hejuru nyirabukwe aramubwiye ngo se ntibikwiriye ko noneho witurwa ineza wangiriye. Umva umuntu babyumva kimwe, amenya ko umukobwa akwiye kwiturwa nubwo atabya, ariko nubwo yabuze aravuga ngo ese urabisoma ku gice cya mbere, ese mukobwa wanje ntibikwiriye noneho, ntibikwiriye ko nkwitura ineza wangiriye. Umwana yumva yurutse umutima, aravuga ati reka nguhe plan. Reka nguhe iki? Ayiwe, Imana iguhuze n'abantu baguha plan nshya. Imana iguhuze n'abantu bazanye plan B. Imana iguhuze n'abaguhembura. Imana iguhuze n'abafite icyerekezo cy'ubuzima bushya. Imana iguhuze n'abakuremera ubuhamya bushya. Imana iguhuze n'abantu bavuga ibitandukanye n'ibyo wumvishe. Imana iguhuze n'abantu bakugeza ahantu kure. Aramubwira ngo ugende woge wiwezure wambare. Kabiri, nurangiza umanuke. Ugira gute? Umanuke. Amen. Umanuke. Mumbwire ngo iri joro ntutere induru uce bugufi. Ntusengane urusaku uce bugufi. Yego. Gatatu, umva ibintu byamutabaye. Gatatu, aramubwira ngo ugende uryame ku birenge. Kuki atamubwiye hirya hari? Kuki atamubwiye ku mutwe? Aramubwira ngo ugende uryame ku birenge. Uri kumva, urumva kondisiyo yamuhaye. Kane, ntiwimenyekanishe. Ntugire gute? Atahamara kurya no kunywa. Mu yandi magambo, utaramugaburira kuramya no guhimbaza. Yego? Nubwo urushye ariko hari aho wamubonye mu kwa mbere. Nubwo ubabaye ariko hari icyo yakoze mu kwa kabiri. Ubanza umuhati ibyo yakoze. Muhati aho yakunyujije. Muhati imirimo yakoze. Mugaburire ni data. Nta kindi arya ry'amashimwe. Haleluya. Mukubitiremo ji yitwa kuramya no guhimbaza. Ongera umubwira ngo urera. Natangira kuruhuka uratungana.
najya gutuza turakiranuka ni wowe ndiho wimuhata kurushye uretse banza umureke amarariye anywe gira ibyo umutegurira umugaburira nubwo bakujugunya ariko ntiwapfuye. Haleluya. Nubwo warwaye ariko ntiwapfuye. Ubanze umuhati ibyo yakoze, ubanze hano narindi vuga ngo aho yaraje umugabo aravuze ngo arakano ntarabwira shiri ngo Imana yaramubwiye ngo uriya mugore we ni imari. Shiri ndi imari? Ako kantu ndakamarisha abazimu ndajya amabwira njye ndi imari. Ako konyine ako karanyicira abazimu igihumbi ijoro. Ako ndaryama ku birenge bya data ntiburya ndi imari. Hari abantu basaze hano ko babuze imari muri uyu mujyi. Imari yarabuze igihe Ubushinwa bufunga babuze imari barahombye. None njye sindi imari yo muri kontineri ndi imari. barapfa murapfa ndi imari murapfa. Nari narayobewe mpamvu abantu mira nejo bakantumira abantu barankunda vuga ngo ni imari yarabikubwiye inshuti ya Yesu ndiyo. Yewe ndi imari nene mpamvu Satani ambabaza ndi imari. Abashaka ko mpomba nabimenye uragahomba wenyine sinzongera. Abantu bantumira nkarwara abandi bantumira nkaremba kumbi ndi imari. Hari abantu baba bagiye kurangura baba babonye imari ariko Yesu we hari akanambwi ndagakubitisha abarozi iri joro barekuriye imari ijye ku isoko barekure ariko ndahishura Imana yakubwiye ko ndi imari. Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo iyi mari irakenewe mu Bushinwa, irakenewe Korea, irakenewe Amajyepfo, irakenewe Amajyaruguru. Najyaga mvuga gusa ngo nyohereza nzanohereza ngo ohereza imari abazungu barangure, ohereza imari abera barangure, ohereza imari isi ikeneye. barapfa hari amazu hano yahombye kuko yabuze imari. Imari ngiye barungutse vuga ngo imari ije ku isoko barayirwanira. Abantu banteshaga agaciro bazongere kandi ndi imari ngiye kwihagararaho. Bowazi aravuga ngo abanyarukiko bose ndasojeje abanyarukiko bose barabizi kutunganya. Haleluya, amen. Tugiye gusenga kandi tugiye gusenga mu gicuku uwo mugabo arashiguka. Zamura ibiganza byawe. Ami Yesu iki gicuku umuntu ufite ubutabazi bwanjye hasinzire ashiguke. Mwuka wera umushigure yongere yibuka honde umuntu wahaye ibyanjye, umuntu uri busoze isezerano, umuntu uri buhindura amateka, umuntu uri bugire icyo ukora, uzi ko abishoboye. Iri joro ashiguke, iki gicuku ashiguke, iki gicuku ashiguke. Uwavuga ijambo rigahindura ubuzima, wakora igikorwa kigahindura ubuzima, wakubaka ikintu nkubakika ubuzima bugahinduka. Uyu munsi ashiduke ashiguke mu izina avuga ntumwimenyekanishe atararya yego ataragira ate atararya. Ongera uzamure ibiganza. Mwuka wera niwe mufasha wenyine mfite.
ni wowe nshuti yonyine mfite, ni wowe wenyine nizi. Mwuka wera ni wowe uzi icyo wamvugira ubuzima bugahinduka, ni wowe uzi aho wakwinjira ubuzima bugahinduka, ni wowe uzi uwo wampuza nawe amateka agahinduka. Mwuka wera ndakwizeye, ngufitiye icyizere muri iyi si, mu ijuru, kuzimu. Ni wowe ni wenyine nizeye, ni wowe wenyine wamfasha nkava aha hantu, ni wowe wamfasha nkava muri ibi bintu, ni wowe wamfasha nkakundwa, ni wowe wamfasha. Hari ijambo rimwe washyira muri njye isi ikabimenya, hari igikorwa kimwe wankoresha isi ikankunda, hari ikintu wankoresha. Mwuka wera nzamuye aya maboko yanjye, nemeye ko ntacyo uzi, nemeye ko ntacyo uzi. Hari icyo wanyigisha, hari plan washyira muri njye, hari strategy wanshyiramo, hari ubundi buryo wanyubakamo, hari ikiganiro wanshyiramo, hari inama wanyungura. Mwuka wera mfasha, mfasha, ni wowe mufasha. Ndakwinginze n'abarumfashe, n'abarumfashe. Vugana n'ubwonko bwanjye, vugana n'umutima wanjye, vugana n'amagufwa yanjye, vugana n'imitsi yanjye. Mwuka wera zibura amatwi numve, kora ku maso ndebe. Mwuka wera nyigisha strategy, mwuka wera nyigisha uko mbigenza, mbwira uko nabigenza. Nzamuye aya maboko nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, nzamuye amaboko nk'ikimenyetso ko ntacyo nshoboye, nzamuye aya maboko nk'ikimenyetso ko ntacyo nzi, nzamuye aya maboko nk'ikimenyetso ko ntawe nzi, nzamuye aya maboko nk'ikimenyetso ko ntawe mfite, nzamuye aya maboko nk'ikimenyetso ko ntacyo mfite. Mwuka wera dore ndayazamuye, ntawe uyafashe, dore ndayazamuye, nta kirimo, dore ndayazamuye, ntacyo nzi, dore ndayazamuye, ntawe ndiwe, dore ndayazamuye, ndarushye. Mwuka wera, mwuka wera mfasha, mfasha, mfasha. Mwuka wera mfasha, mfasha, nyigisha, mpugura, mbwira ndumva. Mu minota nsigaje, Mwuka wera wenyine ni ukuzi. Niba mwagendanye muri iriya mvune, niba mwagendanye urarira rihangana, niba wakumvishije, niba wamenye uko warushe, niba uzi kwihangana kwawe, niba uzi akababaro kawe. Mwuka wera wenyine niwe uzi. Ese igihe nikigeze ko yakuruhura? Nuko arabaye sanzerobo Nawomi aravuga ngo se mukobwa wanjye, igihe nikigeze ngo witurwe neza. Ese Mwuka wera iki si igihe ngo twiturwe, iki si igihe ngo niturwe. Potapita kotopiri baba, ipoto panda komiri baba, rito pari ya baba. Niwe uzi akababaro ufite, niwe uzi agahinda ufite, niwe uzi ibyo baguteje. Niwe. Mwuka wera udahishwa, Mwuka wera utarya ruswa, Mwuka wera utagambana, Mwuka wera ugendana nawe, umanuka muragenda, ugaruka muragenda. Yagutumye kwihangana uragerageza, akubwiye gutura uratura, akubwira kuririmba uraririmba, yakubwiye gusenga urasenga. Ahari nayoko ya masaido potari ya baba Elia takategetegetegete. Niba wumvishe, niba uzi aho batuye, niba uzi ibyo bakoze, niba wababonye, niba uzi uburyo wapfuye, niba uzi uko wapfakaye, niba uzi ibyo watakaje, niba uzi ibyo wahombye, niba uzi ibyo wigomwe, niba uzi rya joro, niba uzi ya masengesho, niba uzi bya bikorwa, niba uzi ka kagambane, niba uzi amaturo umaze gutanga, niba uzi ibyacumu umaze gutanga, niba uzi ingendo wagenze, niba uzi abo wafashije, niba uzi abo wambitse. Iri joro hari umuntu
kwihangana kwa Rusi, Nawomi yarazi akababaro ka Rusi, Nawomi yarazi uburyo umwana yamuruhiye, Nawomi yarazi uburyo yamuruhiye, Nawomi yarabizi. Nawomi ararekonesa, aravuga ngo umukobwa wanjye igihe kirageze bisi kwiture, igihe kirageze abantu bakwiture, igihe kirageze umusozi kwiture, igihe kirageze abantu bamenye uriwe, igihe kirageze ari umuntu uri kubwira, igihe kirageze, igihe kirageze Imana igushumbushe, igihe kirageze oriya baba ereketeketerebo yaramugana n'igihe cyawe leta y'abasekerebo itaye sopariya baba, igihe kirageze, igihe kirageze w'abaturanyi babimenye ratotototikiderebo, igihe kirageze w'amakuru agende rikotopariya baba, igihe kirageze ngo bitangire ubuhamya. Parapapaye sapapariya tata pariya togotekere baba bashikere baba pariya togotekere baba. Nabwira ibikurimo mu gihe kirageze, nabwira umutima wawe mu gihe kirageze, naguhamiriza mu gihe kirageze, ndahamanya n'umwuka w'Imana igihe cyawe cyageze, ndahamanya n'ijuru igihe cyawe cyageze, ndahamanya n'isi igihe cyawe cyageze, ibibitse mu mutima wawe igihe cyageze. Igihe umaze uhura n'abahanuzi kirarangiye, igihe umaze wakira ubuhanuzi kirarangiye. Umva igihe cyawe cyageze, iyemeza ko cyageze. Mwuka wera yimanukiye, Mwuka wera yimanukiye, ayo marina n'aya Mwuka wera, uko kuboroga n'uko Mwuka wera, iyemeze byature bihamye, igihe cyagarabirimo cyageze. Igihe kirageze, ndumva hari umuntu ineza igiye kwiturwa iri joro, hari neza igiye kwiturwa, hari ibyo wishe ariko hari kimwe wakoze hari kimwe wakoze, hari ibyo wananiwe ariko hari kimwe washoboye, hari ibyo wibagiwe ariko hari kimwe wibutse. Pini papariata shiko maido potika pi itikutikiribo. Bwira inzu ngo igihe kirageze, bwira ofisi ngo igihe kirageze, bwira ubwo buzima ngo igihe kirageze. Mwuka wera natabaje, Mwuka wera neretse, Mwuka wera nakoreye, Mwuka wera nabanye nawe, Mwuka wera namanukanye nawe, Mwuka wera nazamukanye, Mwuka wera naryamanye nawe. Igihe kirageze ngo Mwuka wera me plan B. Haleluya. Ndashaka gutangariza isi, subira muti wasiwe iri joro warambabaje, ariko iri joro ndahabwa plan B. Wasiwe Mwuka wera arirahiriye, arambwira uko mbigenza, anyemereye ko ambwira uko mbigenza, anyemereye ko ambwira uko mbikora, anyemereye ko ambwira uko mbivamo, anyijeje ko bimvanamo. Iri joro njye wari umupfakazi ndabona umugabo, iri joro njye wari umushomeri ndabona akazi, iri joro njye watagiraga ijambo ndarigira, iri joro hamanya nawe njye wabuze ko ngira ndakubona, njye utumvikanaga ndumvikana. Iri joro Mwuka wera yanyemeje ko ambwira aho ngiye kunyura, ambwira icyo nkora, vuga ngo ni iri joro. Hari umuntu wizeye ko ari iri joro gatera haleluya. Hari umuntu wizeye ko ari iri joro, ntabwo ari ayandi. Ni iri joro mayindi ziri buhinduke, ni iri joro inzozi zihinduka, ni iri joro icyemezo gihinduka, ni iri joro strategy zihinduka, ni iri joro amateka ari buhinduke. Umuntu muri kumwe ngo humura, ni iri joro, ubwire ngo ni iri joro la siri baba cyakerebo. Hari ibintu biriho birashwanyuka, hari ibintu mwazanye biriho biravamo,
hari ibintu mwazanye biri kumanyuka, hari ibintu mwazanye biri gusohoka, hari ibintu mwazanye biriho biragenda. Aya baba 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 share baba batikare baba baba santere baba etekeri baba urusaku ruriho ruravuga, urusaku rwo gutabarwa rwatangiye, urusaku rwo gutabarwa, numva urusaku rwo gutabarwa ku bantu baje aha, urusaku rwatangiye amataka ya baba 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 epayi dokodokoterero epayi. Yego yego Mana iri hagati muri twe, nyeganyeza umuntu umubwira ngo yahageze, Mana yacu yahageze, munyeganyeza umubwira ngo yumvishe ta 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 ta, yumvishe ta 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 karabo, yumvishe ikararamo itekere. Niwumva induru ntihagire ukubuza kuyikoma, wasanga ari iya nyuma. Nicyo mama, nicyo byihamirize. Raisandere ya barafaydo. Waramubaza lelo waramubaza amen waramubaza ngo urinde, wowe urinde warambaraye ku birenge, wowe urinde wampasa amashimwe, wowe urinde wampase gukomera kwanje, wowe urinde wibutsa aho nagukuye, wowe urinde igihe kirageze ngo wongere wivuge, wowe urinde wangaburiye gukomera, wowe urinde wambwiye ko ntabana, wowe urinde. Hari abo nagiriye neza bataragaruka, hari abo nakijije bataraza, hari abo nahembuye bataranyibuka, wowe urinde uvuga ko ntabara urara hanze, wowe urinde uvuga ko nambika, wowe urinde uvuga ko nyiza ufite indwara, wowe urinde uvuga ko nyenura ucumbitse, wowe urinde uri kuvuga ko ntabara wuzuye amarira, wowe urinde bariyadra otravere kiri abababe. iri joro turongera tuvuga abo turibo, wowe urinde uri kunyita papa kandi urara hanze, wowe urinde uri kunyita papa nta minerivare ufite, wowe urinde uri kumbwira ko nubaka kandi ugiye kubona divorce, wowe urinde warenze ku byo urimo ukaba uri kumvuga, ukaba uryamye ku birenge byanjye, wowe wahuye n'ibigerageza ariko ukaguma ku birenge, wowe urinde wanze ko abantu banuka, wowe urinde wanze gusambana, wowe urinde wanze gutukisha izina ryanjye, uwo ninde riya babasiribo tiri gotobo, wowe urinde. Abantu batwise amazina, abantu baraduharadutse, abantu baradusebeje, ariko iri joro duhawe amahirwe yo kwivuga, duhawe amahirwe yo kuvuga twiyezi, duhawe amahirwe yo kuvuga akababaro kacu, duhawe amahirwe yo kwisobanura. Abantu badusobanuye uko tutari, abantu badusobanuye abatubeshyera,
wambwiye rata wowe urinde rata urinde mwana wanjye urinde nyibwirira uko wiyizi iri joro nyibwirira uko wiyizi wowe urinde bitandukanye n'ibyo bakuvuzeho wowe urinde bitandukanye n'ibyo bambwiye wowe urinde koriya masantarabo wowe urinde mwana wanjye rata urinde bitandukanye nuko umugabo yakumbwiye urinde wewe wiyizute bitandukanye nuko umushumba yakumbwiye wewe wiyizute kuri pari ngewe nyiri ibintu pari ngewe nyiri abantu urinde turinde uko wiyizi bitandukanye nuko uhagaze uko wiyizi icyo ushaka kuba cyo bitandukanye n'ibyo uhagazemo rata urinde mwana wanjye urinde bitari iby'abaturanyi bambwiye urinde bitari ibyo so wanyu yavuze urinde bitari iby'abaririmbyi bambwiye urinde rata urinde mwana wanjye uri ku birenge mbwira rata urinde amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge wowe mana niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe mana niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ayiwe ariyo natahanye amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye ku birenge byawe mana niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye amarira twazanye ntabwo tuyasubizayo amarira Haleluya. Zamura ibiganza. Zamura ibiganza. Subiramo uti data. Data. Ndi umuja wawe. Rusi yabivuze neza. Ntiyari kuvuga ko ari umuja wa Nawomi. Ntiyari kuvuga ko ari umuja w'abantu. Yaravuze gusa ngo data. Data. Subiramo uti data. Ndi umuja wawe. Data ndi umuja wawe bwira Imana ngo data uri data wa twese muri bose nanjye ndimo data uri data wa twese muri bose nanjye ndimo ndi umuja wawe
Deborah, vuga izina ryawe. Ndi umuja wawe. Deborah. Joseph. Haleluya. Haleluya. Subiramo ngo ndi umuja wawe. Ndi umuja wawe. Worose umuja wawe. Umwambaro wawe. Kuko uri umucunguzi wanjye. Reka ngusabe kandi ndahita nsoza. Mu cyubahiro data yaguhaye, sibyo? Mu cyubahiro yaguhaye. Minota 2-5 pfukama. Iyo mikoro yindi niba bayihoreye ubwire ngo orose umwambaro wawe. Wewe wijya gupresiza ngo akazi hari abakagiyemo bagapfiramo. Wipresiza mu rugo arabo rwananiye. Wipresiza business ni uzi umwambaro yakorosa amateka gahinduka. Yibwire ngo data ndi umuja wawe, nyorosa umwambaro wawe. Tangira ibwire ngo nyorosa. Nubona ko bikwiriye akazi, nyorosa akazi. Nubona ko bikwiriye, nyorosa umwambaro ubona ukwiriye. Nyorosa umwambaro wawe mwami. Ndi umuja wawe Deborah, nyorosa umwambaro wawe. Urambajije ngo ndinde, ninjye muja wawe. Uransubiza ngo urashaka iki? Nyorosa umwambaro wawe. Abagore turarambaraye, tworosa umwambaro wawe. Abagabo turarambaraye, tworosa umwambaro wawe mwa. Nyorosa gira abo worosa. Ahari umushomeri orosa umwambaro wawe. Ahari amarira orosa umwambaro wawe. Ahari ukwangwa orosa umwambaro. Ahari umugumba orosa umwambaro. Ahari habuze amahoro orosa umwambaro. Tworosa umwambaro wawe mwana. Tworose orosa ubwoko bwawe. Orosa ubwoko bwawe. Ahari uborosheje akazi amateka yahinduka. Ahari uborosheje amakwe amateka yahinduka. Gira abo worosa nyaguhora ku ngoma. Gira abo worosa iki gicukorosa. Tworosa umwambaro wawe mwana. Tworose mwana. Wamenye icyo bakorosa Rusi aravuga ngo nyorosa umwambaro wawe. Bwakeye yabaye nyirakuru w'amahanga. Bwakeye igisekuru cya Kristo yakivutsemo. Bwakeye izina ryahindutse. Bwakeye yasohotseyo. Tworose umwambaro. Aba bakobwa borose umwambaro wawe. Aba basore borose umwambaro wawe. Turakwinginze Beneza. Turakwinginze. Ntuwemere ko tubyuka uko twaraye. Turakwinginze. Dore turi ku birenge byawe. Turakwinginze. Tworose umwambaro. Turahendahenze gitare. Turahendahenze. Harvest yorose. Iri torero ryorose. Tworose umwambaro. Haya baba. Hene ata heketere ere yabasa ikotare baba iyabotoko. Tworose. Imana ngo niwe mucunguzi. Niwe mucunguzi wanjye. Niwe uzi umucunguzi. Niwe uri umucunguzi. Hari umwambaro wanyorosa. Hari umuntu yambara wanyorosa. Isi gahindura amagambo. Hari umwambaro wanyorosa. Amateka gahinduka. Hari umwambaro wanyorosa. Izina rigahinduka. Hari umwambaro wanyorosa. Igicu kikabeyuka. Hari umwambaro wanyorosa. Abize bakanyegera. Hari umwambaro wanyorosa. Abantaye bakagaruka. Hari umwambaro wanyorosa. Abantu bakanyumva. Hari umwambaro wanyorosa. Nanjye nkageraho nicara. Haya satatara. Haita pararasi katerebo. Heri yabase. Tworose sambu itarumba. Tworose niwe uzi korosa. Tworose nyakuboneka. Tworose ukoze isoni abiyita abahanga. Gira umwambaro tworosa. Irabasayide po piriba apa. Hewe data we. Iri torero gira ukuryorosa. Harvest gira ukuyorosa. Tworose mwana. Tworose imitima yuzura amahoro. Tworose natwe duseke. Gira umwambaro twambika. Tworose. Tworose pozisiyo irahinduka. Numva
urangije kuyibwira uhaguruke rwose. Numva urangije kuyibwira ngo ikorose uhaguruke, kandi wizere ko wagurukanye undi mwitero rwose. Rabasayita poropopo rasantera. Turi ku Mana yumva, turi ku Mana itumvishwa n'amahoni. Dusenga Imana yumva, irumva. Ibwire ngo nyorosa, ndi umuja wawe, ndi umuja wawe, ndi umuja wawe, nyorosa umwambaro wawe, ndi umuja wawe, nyorosa umwambaro wawe. Izo umwambaro iri bwikuremo ni ukorosa baratura kuri umwana w'Imana, ni ukorosa. Ayiwe korose mama, torose. Ikorosa umwambaro, amadeni yumve. Ikorosa umwambaro, bizinesi yumve. Ikorosa umwambaro, ubutaka bworohe. Ikorosa umwambaro, amakuru yamamare. Ikorosa umwambaro, ubuhamya buhinduke. Ikorosa umwambaro, igira umwambaro ikorose. Tworose papa, tworose turabaja bawe. Tworose umwambaro wawe, utworose turabaja bawe. Turaguhendahenze nyaguhora ndaherwa. Turaguhenza niwe mucunguzi wacu. Ducungure. Bwira Imana uti ncungura unkure mu makoboko, cungura unkure mu maboko ya, cungura unkure mu burushi, cungura mwami, cungura unkure muri akawa. Niwe mucunguzi wanjye, ncungura amadeni agende. Niwe mucunguzi wanjye, cungura ndaguhendahenze. Ncungura isi n'inyasamire, ncungura amagambo yabo ashoshe, ncungura ababisha babura ijambo, ncungura abanzi bamware. Niwe mucunguzi wanjye, nyorosa uwo mwambaro urubwa rumveho. Ncungura nyaguhora ku ngoma, ncungura sanga utarumva, ncungura data, ncungura mve muri uru rubwa, ncungura mve muri aka karengane, ncungura. Niwe mucunguzi wanjye. Hari umuntu wumva mu mutima waryohewe, hari umuntu wumva iri joro ritandukanye n'andi majoro, hari umuntu wumva isengesho ritandukanye n'andi, hari umuntu wumva ibihe mu mutima we bindi bishya biryoshye, ngo amubwire ngo dore icyubahiro ni icyawe. Hari umuntu wizeye ko yakiriye umwambaro, hari umuntu wizeye ko bimenyekanye, hari umuntu wizeye ko Imana imutwikiriye, hari umuntu wizeye umunsi ko imworoshe, hari umwambaro umworoshe ngo yongere ayitere icyubahiro, ayizamure icyubahiro. Ati ni wowe unyoroshe, birahindutse. Amen. Tugiye gutera haleluya nta kindi. Urumva witeguye? Tugiye gutera haleluya, sibyo? Iyo haleluya ugiye gutera, yego, ibyo umuntu abantu bose bashyize mu kirere cyabo, bidahesha Imana iki? Yavuze ngo abanyarukiko bose bazi kuri intungane. None rero twebwe hariko hari abantu bahimba ibintu bavuze, ibintu biri mu kirere cyawe, yego, bisobanura uko utari bihari. Vuga ngo bihari. Ninjye ufite ubutware, vuga ngo ninjye ufite ubutware bwo kubireka bikabaho cyangwa nkabisiba. Ikintu cyose kitanyubaka, vuga ngo ikintu cyose kitanyubaka, siba. Ikintu cyose kitamvuga ukuri, siba. Ikintu cyose kitanyemeza, kitanyubaka ahantu, siba. Tugiye gutera haleluya, uvuga ngo ndabisiba. Vuga uti Yesu, amaraso yawe nyaminja agiye mu kirere cyanjye. Ibitanyubaka byose biri mu kirere cyanjye, amaraso yawe abihanagure. Ya maraso wancunguje abihanagure. Niwe mucunguzi wanjye, nohereje amaraso yawe mu kirere cyanjye, inzandiko ziriyo zishwanyagurike,
ibihamya by'abantu bimenagurike, ibyapa bimanitseyo bishwanyagurike, ibiri mu kirere cyanjye bitubaka ubwami bwawe, bidahesha Imana icyubahiro. Ninjiye mu butware ndabisiba. Vuga ngo ndabisiba, ndabisiba mu izina rya Yesu, ndabisiba mu izina rya Yesu, ndabisiba. Byo bene wacu banziho ndasiba, by'abaturanyi banziho ndasiba, 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 ndasiba. Haleluya. Tugiye gutera, nimvuga ngo byose ngende buvuge ngo byose, bituvuga ngo ndasiba. Yego, twagiye 1 2 3 ha